now niba uri umwana w'umusore igikuru suko ufite urukundo cyane ko urukundo sicyo cyubaka urugo nta na 30% rugira ngo urugo rukomere. I want to challenge you, ntabwo love kuba uri lover bihagije ko ufite agatima keza kuba uri akana keza ntibikugira umugabo mwiza, ahubwo kuba uri smart in thinking, think big, kuba ufite vision, it can sustain you to have a home. Imana itekereje umugore yatekereje kure mu muntu mu ishusho yayo, ariko ije kureba imigirire y'uwo muntu ibona akeneye umufasha. No, umugore akwiye kugusanga muri action. Wewe urabona nta kintu ufite cyo gukora, uraba udatekereza ngo ufite urukundo gusa, ngo urumva wakuze, ngo urumva mana genda uryame ntiharagira, genda urebere filime. Ikaze cyane kuri The Eric Shaba Show. Hari umutumirwa mperutse gutumira mu minsi yashize ni Philbert Rutagengwa, tuganira ku ngingo zitandukanye zijyanye n'amafaranga. Agaruka ku ngingo yavugaga ko amafaranga udakorera cyangwa utabasha gukorera mu myaka 5 udashobora cyangwa se atari byiza ko wayarya mu masaha 2 yonyine y'ubukwe. Ibyo bintu mwabivuzeho ibintu byinshi cyane, bamwe barabyemera abandi barabihakana. Nahisemo rero ko tumutumira kugira ngo aze twongere tuvuge ku ngingo y'ubukwe tuyive imuzi. Uyu munsi rero twatumiye nanone Philbert Rutagengwa, tugaruka kuri iyo ngingo tuyinjiremo tuyitature. Karibu sana, nimudusige twenyine. Ese ukeneye ibintu byiza wakwigurira ubwawe cyangwa byo gutangamo impano ukabibura? Muri Vanisi Gift Corner hari amasakoshi meza, amasaha meza, parfum nziza cyane, amashinete n'indi mikufi ndetse na furari z'ubwoko bwose. Hari kandi ibikapu n'inkweto abana bajyana ku ishuri, ariko hari n'inkweto abana barimbana mu birori. Niba ukeneye clocks, ibipupe n'ibindi bikinisho bitandukanye nabyo birahari. By'umwihariko rero dufite indabo nziza cyane ndetse n'amabox yo gushyiramo impano. Duhamagare kuri 0782 665 976 cyangwa twandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu. Dukorera i Remera ku Gisimenti muri basement y'inyubako ya Ikaze House mu muryango wa 6. Turabategereje. Ndabizi telefone yawe ntago ijimbangamira. Telefone yawe ntijimbangamira na gatoya. Umeze neza? Meze neza kurusha ejo hashize. Imana ishimwe cyane. Ibe nubu. Imana ishimwe kabisa. Meze neza. Umunsi wose ngo ufite umutobe wawo. Okay. Umunsi wose ufite umutobe wawo. En fait kugira ngo wumve agaciro k'umunsi. Okay. Fata nka jus uyishyire muri mousse. Yego. Mousse urabona matera, cheka matera. Yego. Iyo ufashe umutobe ukawusuka muri mousse. Mousse ureba ntubona mu mutobe. Yego. Ariko iyo ukamuye umutobe wistozo wose. Nanjye uyu munsi amasanda yakamuye. Umeze neza cyane. Harimo umutobe uryoshye. Imana ishimwe kabisa. Ushwejo. Nishimiye kongera kubona. Sasa urumva yewe kuboneka hano umukoro mwiza kuri je. hari imvugo nazongera gukoresha kuri wowe ngo turakwakiriye. Oya ubu maze kuba shareholder. Nazatuma wumva udatuje. Naho kagiza wicara wifatafata nk'umushyitsi. Ariko rero no kwifata muri intebe ntugira ngo babyoroshye. Iyo ntekereje ibihanganye byahabanje. N'ikimana bagize. Ibyo bihanganye nawe urimo Mosher. Ariko karibu nukuri. Sinzi ko na fundura dushumi tw'abantu bazanye ahangaha. Cyogoza ndondiga. Okay. Karibu, God bless you kuzana none. Amen. Hari nasubije amaso inyuma. Mbona hari ikiganiro nyine cya mbere twakoranye. Kira kiganiro ntago nzakibagirwa kubera ukuntu cyakiriwe. Yego. Hanyuma hari ikintu twavuzeho gito kandi wakavuzeho wihitira. Twari turi kuvuga amafaranga n'imari muri rusange. Cash. Hanyuma uvuga akantu gato kajyanye n'ubukwe. Uvuze ngo kari kamitanye. Ngo ni gute amafaranga utakorera imyaka 5 yego utinyuka kuyarya mu masaha 2 ukayamara. Kakuruye impaka cyangwa bikunda nawe commentaire warazibonye ko kagize no ku social media
karasirikira abantu bamwe kankoresha ya mvugo bamwe barabyemera abandi barabihakana usanga nyine ntabwo bihuye neza biterwa na buri wese yabirebye ahagaze. akoze cyane ko buri wese abisobanukirwa bitewe nuko ari kumva ibintu na situation arimo. Hanyuma Philbert rero twamutumiye kugira ngo tuganire kuri iriya ngingo mu yandi magambo tudatinze cyane tugiye guhita tujya ku nsanganyamatsiko yacu y'umunsi tubivugeho. Papa Philbert tugiye kubivugaho re nakubwiye ntiyo tutabivuze ngira ikibazo nabara tubivuge. hari umugabo w'umunyepolitiki nari buvuga izina yaravuze ngo abayumva ngo ibintu bya politiki ngo bimutogotamo ubu nawe biri kugutogotamo birabira. So now mu by'ukuri ntabwo nshaka ko tuvuga kuri kariya kantu ko nyine nari maze kuvuga ahubwo ndashaka ko twibanda ku kureba ngo ubundi na mbere y'uko abantu bavuga ubukwe bujya kubaho cyangwa se abantu bajya kubutekereza kubera ko hari icyo bita urugo abantu barimo gupanga kubaka. Kandi uru rugo ni ikintu kinini kiba kizabaho iteka ryose. Yewe nubwo abantu babiri barugize hari igihe niyo barangiye cyangwa se batakiriho cyangwa bapfuye ko n'ubundi abantu batandukanywa n'urupfu urugo rukomeza kubaho kuko hari abana bazarukomokaho, hari abuzukuru n'ibindi. So now ngendagira ngo tugereranye ibintu bibiri. Hari urugo hakaba n'ubukwe. Ubukwe ni ya pati cyangwa se bya birori biba kugira ngo urugo kugira ngo abantu babane ntabivanga kugira ngo abantu bakunde babane. Ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye na balance cyangwa se umunzani ukwiye kubamo hagati y'agaciro abantu baha ubukwe n'agaciro abantu baha urugo. Banza umbwire ubundi kuri wowe urugo ni iki, urudefinisa gute? Urakoze. Mbere yuko tujyaho baza gutanga umucyo gato. Nemera urugo, nemera inkwano, nemera ubukwe. Igitangaje nuko dukora kira kiganiro nano ndategura n'ubukwe bw'umuntu w'umuryango ariko bya si ubwa mbere ngize iyi concern no gutekereza uburyo tubikora bidukomeretsa mu buryo bw'uko resources tubishyiramo cyangwa se nizo dusigara tumeze nk'abahungabanye. Birumvikana ni event ikomeye ibigomba kujyamo ubushobozi bw'abantu, ariko nashaka kuvuga ko si byiza ko ubutunzi bwose ufite ubushyira kuri event kurusha kubushyira ku kintu ugiye kubana nacyo mu buryo bw'igihe kirambye. Event ni ikintu passager, ni ikintu gitambuka. Hari uburyo bwinshi event ishobora kuba nziza abantu bakaryoherwa tudatakaje amafaranga menshi, ariko kubera kubaho twiganana no gushaka gukora ibyo kanaka yakoze no kubura umwimerere w'ibyo dushaka, icyo dushaka tuba tucyumva ariko uko twagishyira mu bikorwa kiraduhenda kubera kubura amahitamo yacu umwimerere. Bigatuma rero dukoresha amafaranga menshi, rimwe ureba ukabona ko harabahavunikira. Ariko umwana w'umwami nakora ubukwe bw'umwana w'umwami. N'umwana w'uciye bugufi akwiye kuba adafite complex ituma nawe yakora ubukwe nk'ubw'abandi bakoze. Niyo balance nigira ngo ikiganiro kimwe cyacu iteka, ariko iyo abantu batangiye kubiganira bakavuga ibitekerezo byabo bitandukanye bituma icyari umutwaro uyu munsi tugenda tukikura ku ntugu zacu. Kandi natumaga abakuru ngo batwigire badufashe, hanyuma dufasha abato, dufasha ababitekereza. Urugo tugiye kuvuga nonaha ntirikwiye kuba ari umutwaro, bikwiye kuba ari ijuru ndetse n'ibyishimo abantu bijiyemo. Now mu buryo bw'Imana, Imana ntishobora kubaka igihugu idafite urugo, ntishobora kubaka ishyanga idahereye ku rugo. Guhuza umuhungu, umusore n'umukobwa bageze igihe cyo gushaka
imana ntibibarebamo gusa bo, ibibarebamo kubyara igihugu. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha urubyaro, nzaguha amahanga, ariko yabibwiraga umugabo w'ingumba utabyara uri kumwe n'umukecuru wageze muri menopause utakibyara, waciye imbyaro. Imana irababwira ngo nunyemerera iyerekwa ryanjye ukaryumva ukaryizera, nzaguha igihugu. Nawe Imana rero iyo ikora urugo ibireba igihugu. Ni ukuvuga ngo urugo rwubatse nabi rutanga amahirwe make ko igihugu cyakomera. Igihugu ntigishobora gukomera tutubatse families. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda ishyiraho minisiteri y'umuryango. Iriya minisiteri y'umuryango nibaza ko muri KPI ifite mu nshingano ifite zikomeye ni ukureberera iyubakwa ry'imiryango, uko imiryango yubakwa, imibereho myiza y'umuryango, imibereho myiza n'uburenganzira bw'imiryango, kugira ngo nitugira fondasiyo y'imiryango myiza ariyo ibyara imidugudu, ariyo ibyara intara, ikabyara imijyi, ikabyara igihugu. Now, iyo Imana ireba igihugu itangira kubona urugo. Now, uburyo rero tubikoramo wenda sinzi niba nabwo ntangiye kuvuga ngo definition y'urugo. Urugo ni umushinga muto w'Imana itangira muri introduction, ariko ishaka kubaka igihugu n'ishyanga n'ibihugu. Igahera muri iceberg nakwita kubona urugo rwa Philibert na Janine, y'umugore yitwa Yohanina. Namusuhuje hari yumva aguwe neza cyane. Iyi Imana iraba Philibert na Janine ibireba ishyanga. Imaze kuduha abana 4, iravuga ngo nimubyare mwororoke, nuko mu bana 4 irabonamo abuzukuru banjye. Muri abo buzukuru ifitiyemo abuzukuruza, muri abo buzukuruza ifitiyemo ubuvivi. Abo nibo bazabyara baba umubare we amaboko y'igihugu. Nuko Imana ibona ibintu. Now, niyo mpamvu yishatse kwica urugo. Imana yaguhana cyane, ugira uri accountable, tu dois être responsable, ugomba kubazwa byinshi kuko wishe umushinga w'igihe kirekire. Iyo wishe umwana cyangwa se iyo wishe umuntu, amine yo kwica mvuga ntago ari kwica byo kwica by'urupfu, ariko iyo uhutaje, iyo ubangamiye urugo, iyo ubangamiye inyungu z'urugo, bitabaza no kubireberamo aho ngaho inshingano z'abagabo n'abagore n'abana n'ibyo code praying niyo balance. Now, ntuba wishe umuntu umwe, bo wishe igihugu. Reka ngurugero, turi mu gihugu kimaze imyaka 30 kirangije urugamba rwo kwibohora. Imiryango y'abanyarwanda yari hano mu gihugu, yari Burundi, yari muri Congo, yari Uganda, yari Tanzania, yari Kenya, yari Europe, yari muri Amerika, yagize uruhare rwo gutanga abana babo kugira ngo baze kubohora igihugu. Iyo tutagira imiryango y'abanyarwanda yagumanye umuco wo gukunda igihugu, igihugu ntabwo cyari kubohorwa. Ariko muri iyo miryango rero niyo harimo za product Imana ikoresha irindi igihugu. Nshimishwa no kubona, nkunda kureba graduation za cadet, abana b'abasore bato imyaka 10 na 20, abakobwa bambaye imyenda imeze neza, abana wow. Imana ishimwe ko ababyeyi bonkeje abana, abagabo bakarira, tukarerera igihugu ingabo. Abenshi muri bari abana bavutse nyuma ya jenoside. Amakuru ari yafite nyuma ya jenoside. Aba nibo dufite baracyaye kandi biraryoshye bya aho bari kwirasaniro niba mudahusha barindwa mubi. Barakomeye cyane. Iyo ubona rero izi achievement igihugu kigeraho uyu munsi, hera ku miryango, hera ku rugo. Buriya ntushobora kwibaza investment igihugu kigira. Iyo igihugu gishyira nkunganira muri mituweli, kiba kigira ngo amagara meza here ku rugo hari. Iyo ureba nkunganire ziri muri education, ziri mu burezi, imihanda n'ibindi byose bikorwa kugira ngo tugire ingo ziri safe. Hanyuma twizere ko twagira igihugu kirambye. Igihugu gifite ingo zumva ibintu neza, igihugu gifite ingo zifite indangagaciro. Kandi waruzi ko buriya uburere bwo mu rugo niyo mahame remezo atugira abantu bakomeye. Ushobora kujya mu ishuri, amashuri akomeye, ukiga skills, ukiga ibintu bitandukanye, ariko icyo waherewe mu rugo nicyo kiguherekeza paka ubaye umugabo. Now, Imana rero ibona urugo nk'ishingiro, fondation y'itorero. Imana niho ikura itorero, Imana niho ikura intwari,
Imana niho iremera ibihangange giants zivukira mu rugo. Imana niho iremera Philbert, Imana niho iremera Eric, Imana niho iremera abo bantu bose bagomba kubanza kunyura mu mushinga w'urugo kugira ngo Imana izabe expanding, bafata ibihugu bagere ku bintu bitangaje. Nibaza ko rero mu ishusho nto araho Imana no kumanya ibona urugo. Uburyo bisobanuye umuntu utarigize abiha agaciro cyangwa utarigize afata umwanya wo kubitekerezaho ati yumva urugo ari ikintu kinini kigari no kurenza twebwe ubwacu tugize urugo nyine cyangwa se tuba dushaka kurema urwo rugo ngo rubeho. Now niki reka dukorere bridal shower na groom shower abahungu n'abakobwa. Groom shower sinzi nibaho ntaho nari numva bayikora. Uganiriye n'umuhungu ukuze cyangwa se uteganya gushaka wenda mu mwaka umwe cyangwa ibiri ari imbere, yewe yashaka akaba atari yanabona n'umukobwa bagomba kurwubakana, ni impamba ki wumva wamuha cyangwa se ukamubwira uti please mbabarira wite kuri ibi bintu kuko nubyitaho iyi minisiteri y'Imana yitwa urugo izakunda. Ngira ibintu ushobora kumuha akwiye kwitaho umuhungu. Reka mbanze nsome icyanditswe kiri mu Migani. Yego. Kugira ngo nkigire urufatiro rw'ibyo kugana. Yego. Migani 24:3 haragira hati ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Yego, ubwo ni ku murongo wa 4. Wa 5 ngo umunyabwenge arakomeye kandi ujijutse yunguka imbaraga. Burya abantu benshi urugo barusha amarangamutima kandi urugo ntagara amarangamutima. Ku mugabo akwiye kuba afite iyerekwa ritarangirira kuri we. Umuntu yarambwiye ngo nushaka guca ubukene mu muryango karande rwose ubukene ko yirukana, ujye ukora utekereza ko ibyo ukora umwuzukuru wawe azabiryaho. Ntukwiye kureba ibikomere n'inzara ufite nona. Oya, icyo ukoze, icyemezo cyose ufashe kuri investment, tekereza ko kizagira impact ku mwuzukuru wawe. Yego. Niba uri umugabo hanyuma ngo uzabwire umwana uzabyara umuhungu bati jewe umva, iyo watekereje ku mwuzukuru deja umwana wabyaye wamaze kumushyira urufatiro. Reka nk'urugero, uyu munsi tufite ibibazo wenda muri amageneration gutera imbere kuko usanga abantu badafite za asset, ingwate, ibintu banki ikenera, banki irexige ibi nibi kugira ngo ubone amafaranga gukora business, ugastragoringa, urafata ka mortgage ako kamachwaringa ukabonamo the first collateral, ukajya muri business ugatangira, iyo nzira igoranye. Ariko uyu munsi ndo ndatekereza ko investment muri asset ndi bukora uyu munsi ngomba gusecuringa ibyo umuhungu umwana wanjye azakoresha. Ibi kandi ngo uzabibwira umwana wawe uzabyara ngo wowe naraguteguriye, nawe tegurira umuzukuru wawe. Ntutegura umwana wawe, tegura umuzukuru wawe. Now ibyo ngo bituma dushyiraho urufatiro rwa generations rutuma umwuzukuru wanjye azasanga naramwubakiye, afite ibibanza, naramufatiye imigabane, narakoze ibi nibi. Ibyo bituma we najya gutera imbere ntazahera aho natangiriye kuko je narasragorinze yeba we nikamuyemo umutobe birangora cyane. N'ubu nkirwana nabyo. Ariko wenda kubwa amateka ya data n'abandi batari bafite, bo bari bafite izindi priority zo gushaka igihugu, bo nibaza ko umutwaro ba data bagize twe ntudukomere ko wari ukomereye. Ubu turareba sustainability, turareba gutera imbere, turareba umutekano w'igihugu n'ejo hazaza. Now niba uri umwana w'umusore, igikuru suko ufite urukundo, cyane ko urukundo sicyo cyubaka urugo, nta na 30% rugira ngo urugo rukomere. I want to challenge you, ntabwo love, kuba uri lover bihagije, kuba wumva ufite agatima keza, kuba uri akana keza ntibikugira umugabo mwiza. Ahubwo kuba uri smart in thinking, think big, kuba ufite vision, it can sustain you to have a home. Urambwiye ngo umuhungu akwicaye imbere agiye gushaka, ikintu cya mbere cyo kumubwira ni kugira ubwenge, kugira iyerekwa, namwe kugira iyerekwa no kugira ubwenge, icyo twakwita wisdom. Yes, mu Kinyarwanda sinzi ko bisobanura nk'ubwenge.
mu nteruro nyarwanda Yego. ntirihishura neza wisdom ariko n'ubwenge birangira mu bwenge ariko n'ubwenge wisdom n'iryahishurirwa ya yego okay namubaza ngo urashaka iki yego hari igihe ugira ngo kugira igituza no kugira imyaka ntabwo imyaka ari irongora harongora capacity yego ntabwo kuba urenze 35 umva uva ku gitutu n'abakubeshya ngo harageze shoko wewe hataragira buriya ikintu cyatumye Imana iremera umugore Adam first of all ntabwo ku munsi wa mbere yahise imuremera umugore buriya Bibiliya ntabwo itwereka ekaraje y'ibihe yego igihe ariko inshingano za mbere Imana yahaye Adam ngo go and manage yego isi akazi kari kamubonye kenshi isanga akeneye umufasha n'umufasha uje gukora iki n'umufasha uje kumufasha management ku managing gucunga isi umva yasanze Adam ari busy abati uyu mutipe ariko mu bintu byose namuhaye ndabona abikora neza ariko arabura a helper arabura umuntu usigara utunganya ibyo atakoze neza parce que umugabo ikimana imuha vision kureba kure n'abagore bari bakure bagira vision ariko cyane inshingano y'umugabo ni ukureba ejo hazaza ni ukurasa kure ni ukureba mu buzukuru wifata kuko n'amakosa tuza kuvuga hari abantu bakora ibintu bareba inda yabo bareba ibikomere byabo no icyemezo cyose ufata think about your grandchildren okay wow now rero umugore ntago for the first point Imana itekereje umugore yatekereje kurema umuntu mu ishusho yayo ariko ije kureba imigirire y'uwo muntu ibona akeneye umufasha okay no umugore akwiye kugusanga muri action wewe urabona nta kintu ufite cyo gukora uraba udatekereza ngo ufite urukundo gusa ngo urumva wakuze ngo urumva mana genda uryame ntiharagira genda urebere filime ubu noneho tugeze ku bakobwa umukobwa wumva igihe cye cyo gushaka kigeze cyangwa yumva akeneye kubaka urugo kuko twakunze gukoresha ijambo urugo yite kuki mbere yuko atangira kureba umuhungu mwiza wambara neza ugenda muri Benz wiyogosheshe neza hari akantu k'aka black kagezweho abahungu basigaye bashyiramo wakubita umucongo ukabona ameze neza yite kuki yewe na mbere yuko atangira gutekereza utwo tuntu twebwe dutekereza ko tworoheje uburyo Imana yaremye igitsina gore bashiki bacu ba mama batubyara abategarugori muri chemistry cyangwa se mu gitereko cyabo bateye nka incubator ituragiro okay umugore umuhutuzi akaguha umuntu okay abantu twebwe tutangira turi amazi utwo tuzi akatugendana amezi 9 waramuhaye tuzi milimetero zingana iki mililitiro zingana iki 0 akaguha igihangange okay nuko mu bushobozi Imana yabarimanye bafite imbaraga zo guprocessing icyabagezemo cyose icyo bumvise cyose bakakibyaza bifatika ukwiye kubanza ukisuzuma niba incubator yawe iri kuri maturité ku rwego rwo kubyara bifatika twe abagabo duhabwa iyerekwa dushinzwe kuvuga aho tureba hanyuma abagore bakambika umubiri ibyo tuvuga bikava mu buzima kuba ufite amataye ntibikugira umugore mwiza kuba ujya mu mihango ntibikugira umugore mwiza kuba rubanda bagukomera amashyi umujyi warawufashe ntibikugira umutegarugori mwiza ahubwo kureba urwego rw'ibyo ushobora kubyara kureba urwego rw'ibyo ushobora gutanga kureba urwego rw'iyereka wa supportinga bigushyira ku murongo mwiza wo kubakirwa urugo no gukobwa ukaba mukobwa jana kuko hari abakobwa benshi akubwira ati rwose ndakuze munshakire bogari hanyuma iyo bogari yakugeza mu rugo yagukandakanda igasanga nta kintu kirimo divorce igakomanga ukwiye kuba ufite ubushobozi naho umuntu yagushyira heza ukwiye kuba uri umurimo utunganije wera imbuto
ukwiye kuba uri ubutaka bwiza nawe wireba bati ko se uwanshyira mu rugo namumarira iki erega kenshi dufashe bashiki bacu hari benshi bagira ikiri kivuga ngo nindugeramo nzaba inzozi zanjye nzigezeho let me tell you kubaka urugo siyo papa si ubuzima bwawe ibi tubiganire gutya ntabwo waremewe gusa na point virgule kugira ngo batabikata ntiwaremewe gusa kubaka urugo waremewe kuderivaringa purpose irenze icyo urugo rwakora bivuze ngo ukwiye kuba uri umuntu witeguye kugira icyo utanga uzi gukora sex neza byose bivuze iki nta na 30% bimara mu rugo hakenewe byinshi birenze imiterere y'umubiri wawe mu rugo hakenewe byinshi birenze kuba uri eloquent uzi kuvuga mu rugo hakenewe byinshi birenze igifaransa n'icyongereza uzi mu rugo hakenewe umutima hakenewe ubwenge hakenewe ubushobozi bwo gufata ibito ukabibyaza ibinini ese ubundi niba uri umukobwa iyo wicaranye n'inshuti yawe mukundana iyo akubwiye imigambi y'ibyo azabigiramo ujya wumva uruhare uzabigiramo niba utarumva uruhare wagira mu nzozi z'umwana w'umuhungu urazivuga ngo wumve umurima wawe na contribution uzanye muri ibyo bintu buretse gushaka taha kwa papa na mama baguhe amata wicare urye uryame wubike inda uzaburongorwa musino no kwarakaye ndabaha ibyanyu ubundi duhangane nabibabwiye urumva ntabwo ukwiye kugera mu gihiriri ngo abandi barongowe ngo wakuze ujye wakujije ikiza ega ntabwo hakura amabinga n'amatama akura hano basigaye byita nyashi nyashi bajya muri gym bakazi hari abakoci hano basigaye ibigo bacunga abantu nyashi wa mugabo ibindi bakagura ariko guys reka babuzugure mbwire n'abasore bagendera kuri biriya bintu kiriya nta kintu kirimo kuko numutera inda azazana ibere nanywa ibikoma azahinduka taye so nyashi zirahinduka urazikanda zikagenda ziriya se zimara imyaka 5 nta myaka 5 zimara so ibyo bintu biri perishable bishira ntumukabiheho too much value ariko ntuntera amabuye nanjye mfite ibyo nkunda yewe nakundaga umudada ufite amano meza amano amano randasaga amano wagomba kubanza gukuramo nkareba amano cyamaye ino hanyuma rero ugira ibyo ukunda nanjye mfite ibyo nkunda ariko nagira ngo bye gutwara amarangamutima yawe gusa kuko akenshi umumaro wabyo ni muke cyane kandi birashiraho uzatuma n'inzi wawe nzareba amano y'umugore wawe oya tuyashyira kuri portail so nubarakabyara buriya ambwiye ngo urutoki rwavunitse najya kwa ariko ino rivunitse akubwiye ati ryano ryanjye nahita mpamagara ambulance ye baba we nabwo ni imbangukira gutabara ni nabare amano yanjye umutungo kamera utancika okay now arakantu nkuyemo kanyoheye wakavuze mbere wavuze ngo umugore mu buryo bw'umubiri niwe ubyara cyane ryayerekwa ry'umugabo ry'inyuma cyane nako ry'imbere cyane akazatwara ibyo bisekuru akabigezayo bigize mu mubiri we agomba kuba rero ari tayari kuba yabasha gutanga ibyo bintu cyane urakoze cyane now ubukwe burabaye ubukwe turavugaho mu kanya wihangane ubukwe burabaye abantu bageze mu rugo nayahe makosa ashobora kubaho ntabwo ubu ngubu noneho ndibuvuge ngo y'abagabo cyangwa y'abagore uko aragenda aza ni kuri buyavuge nayahe makosa ashobora kubaho niyo wenda wavuga birabiri kuri buri muntu akaba yatuma ya ntego y'urugo itagerwaho rwa rugo nyarugo twavugaga apana turi kumwe turi muri buki twaryohewe twaguze imodoka nziza twubatse inzu rwa rugo nayahe makosa abiri kuri buri ruhande bashobora gukora ya ntego ntigerweho neza bageze mu rugo ariko urugo ntabwo ari fast food urugo si ikintu bateka bagezeyo urugo ni ikintu bajyamo ufite impamvu kugenda udafite impamvu ihagije ugashaka kubyiga ubigezeyo mbese abenshi bazira kutaganira urugo si kimeza hari igihe abantu banga ngo nzabikora uko biri ngo si ni mukuru se
muzamenya ngezeyo urugo ntabwo ari kimeza, urugo rurigwa, urugo ruraganirwa, urugo urarwumva, bararukubwira, urugo bararusoma, urugo bararusengera, urugo ni ikintu ntabwo ari kimeza. Mbese kuba uri mukuru, kuba uri umusore mwiza, kuba uri umukobwa mwiza, ntibivuze ko waba successful ugezemo. Hari igihe navuga ngo mundeke n'abamasenge bararwubatse n'abandi bararwubatse, oya, wigenda utyo. Urugo rugira mentorship, urugo rugira abaruganira, urugo rugira umuranga. Urugo rwiza ntiruhagurukira muri wowe, ruhagurukira mu mubyeyi wakubyaye. Bajya bavuga ngo nureba nyina w'umuntu, nushaka kuramba umuntu ujya kureba mama we, ujya kureba nyina w'umuntu. Nushaka kumenya imico y'umuhungu ujya kureba se. Yego. Nanone ngaruke, hari igihe rutsindirwa mu bikomere by'ubuzima bwawe. Ugashaka ko urugo ruza kuvura ibikomere wagize no kurubona mu ishusho y'ibyo utabonye. Ninde ugeramo amahoro azaza, ninde ugeramo. I'm telling you, ingo zose z'imyaka 5 zigira challenge zenda gusa. Kubera ko first of all amezi 3 ya mbere urabanza ukamising expectations zose wari ufite. Ntabwo nari nzi ko abantu bagona. Ntabwo nakunaga abantu bagona. Noneho mbwira umuntu, uramenye ntuzagone hano. Ugenda warigize jetri warasetinze ibintu. Moshe 3 mois za mbere uba desi, urazibura, urayibura. Ko sinzi akantu ko kugona zanagwa kubi. Ariko narishatse kuvuga yuko imyaka 5 ya mbere y'urushako abantu baba bari frustré. First of all niho haza ibintu byinshi birahinduka. Hari igihe mutinda kubona urubyaro, ugasanga umuntu yaje atekereza urugo ko ari urubyaro. Urugo ntabwo ari urubyaro. Urugo rurenze kubona abana. Abana n'umugisha ugeze ukababona, well, agushaka kujya rero ugatinda kubabona. Ugomba kuba ufite expectation zirenze ibyo utekereza community guha. Urugo ni fulfillment ya purpose. Urugo ni ahantu intego z'ubuzima zuzurira. Ariko urugo siyo ntego. Ukwiye kuba ufite n'intego irenze urugo. Yego. Iri hirya kuko yereka nk'urugero. Intego y'ibyo nshaka kuba byo, urugo rukontribua muri iyo ntego kugira ngo nyigereho, ariko intego si urugo. Yego. Ndabihera ko hari abantu bakubwira ati ebana ningerayo ni finale. Siritu nk'abana b'imfubyi, ari umukobwa akaba arakubititse mu buzima, akabaze ko umugabo aje kumubera papa, tonto, yahagera agahita kubana jetri. Shyira ibirenge hasi urwubake. Ikibazo si uwo muntu wabaye mubi, ikibazo niwe waje warasetinze high expectations. Urugo ni chantier, nta muntu urujyamo ngo agenda asanga ibitunganije. By the way, ntekereza ko ijambo Adamu yavuze ngo dore Eva nakara ko mara yanjye, nk'umugabo ubundi bufite inshingano zo gushaping umugore, ashobora kuba mwiza nyuma y'imyaka 10 kuko bashobora kumugushyingira kiri chantier itaruzura. Amwe mu makosa ajyamo ni apfira muri expectations. Ibintu wabwiwe hirya no hino, ibihuha biri hano hanze, ibihuha biri hano hanze, umugabo n'umwana wundi. Who told you? Wese uri umwana wande? Nese ko atari umusaza wawe, umwana wundi nyine. Nawe uri umwana wundi. Nawe umwana wundi. Nawe uri umwana wundi. Now ibyo bintu abantu baza bipambyemo cyangwa se bitekerejemo, ni byiza kubigira, ariko byinshi bigenda bituzuye. Urugo nzoreza, urugo si kimeza, urugo rurigwa, urugo rurubakwa, urugo rurahananirwa, urugo ni sacrifice. Good. Tuganiriye ibintu bisa nkaho biri kunganisha ku kibazo kindi nari napanze kukubaza. Hari ibyo umuhungu akwiye kwitaho, hari ibyo umukobwa akwiye kwitaho, hari n'amakosa bakorera mu rugo. Hanyuma tugaruka kuri cya kintu navuze, kuko iki kiganiro buriya nagitekereje bitewe n'ukuntu abantu bakiriye ka kantu wavuze ku bijyanye n'ubukwe. Nyuma yo gusobanukirwa ibyo umuntu akwiye kwitaho kuruta ibindi, bijyanye no gutekereza gushaka kugira ngo akore urugo rufite ya vision ya kure cyane, ubukwe bukwiye kugira ruhare rungana iki mu by'ukuri muri ibi bintu kugira ngo urugo rube? ubwo impamvu nkubajije ako kantu ndabizi nari gusiza ahantu hari gutuma uvuga ibintu byinshi. Donc ubukwe bukwiye kumvuna
kugera ku rwego ushobora kujya gufata credit muri banki. Ubukwe bukwiye kumvuna kugera ku rwego ngomba kujya njya mu ngo z'abantu bose mbamenyesha ko mfite ubukwe kugira ngo miliyoni 32 cyangwa 26 nkeneye kugira ngo ubukwe bubeho, kandi wenda mpembwe 200,000 kugira ngo ubwo bukwe bubeho. Ubukwe bukwiye gufata uruhare rungana iki kugira ngo ibi bintu bikunde? Niba ababyeyi bashobora kuba bagukorera ubukwe bagateranya, kuko ubukwe ni event, bitwa event. Event bivuze ngo ni ikintu kidahoraho, ni ikintu kiri bumare amasaha, umunsi, kikarangira. Yego. Navuye mu bukwe ubushize kwa gatandatu ushize, ni ukuri kw'Imana ikoti umuhungu yarambaye ntabwo nyigibuka. Ntabwo nyigibuka pe. Ntabwo nibuka ukuntu bari badekoye, nyuma yaho inyama twariye nari izindi nyinshi, ntabwo nta test yabyo ngifite. Ariko ntibyabuze kuvuna abantu babikoze. Byanga bikunda. Kuko ni cy'amaso areba ko kanya, ni umunezero w'amasaha 3, ariko ni ukuri tutaza kumaramo igihe. Nta nubwo ubukwe wakoze busobanura kuzubaka neza, nta nubwo butanga icyerekezo cy'uko uzitwara, kuko ubukwe bujyamo abantu benshi, bujyamo ababworganiza, bujyamo imiryango, bujyamo. Shyigikiye ko ubukwe bwaba bwiza pe, shyigikiye ko niba wishoboye kora ubukwe bwiza. Ubukwe ni ikintu mu minsi 3 umuntu abaho: umunsi wo kuvuka, umunsi wo gushyingirwa, n'umunsi wo gupfa. Muri iyo minsi 3 ubamo ni umunsi umwe. Nabanemeranya n'uvuga ngo reka nshore yose niwo munsi wanjye, niranze nipfire. Genda wipfire. Ariko ntabwo ari byiza niba utafite ubushobozi buri hejuru gushaka gusimbuka urukiramende generation yawe igisimbuka kugira ngo usanga wemeza abantu. Hari ikintu cya approvals, kwemerwa n'abantu. Hari igihe uvuga uti ni ntakorera ubukwe muri sale y'akataraboneka igezweho muri Kigali, biragaragara ko ntangiye umushinga nabi, kandi n'umuryango nshatsemo nkwiye kubereka ko umukwe wabashoboye, kandi n'umugore nshatse kuko yambwiye kwikanza ari yashaka, ni ntabikora ndaba ntagaragaje urukundo. Nayo mahame ngira ngo tuganire. Niba urugo ruje kubakira muri ibyo bintu, ntago ruzarama. Kimwe mu cyerekana ko umusore n'umukobwa bafite gahunda irambye. Nigeze kumva umuntu wavugaga ngo umusore yaragiye agura ibikoresho byo mu nzu. Nyine urumva ntushobora gushaka ibikoresho byo mu nzu, mu byo yaguze harimo frigo, harimo intebe, harimo n'amarido. Umukobwa wari wagiye kubana aza kumusura. Umusore aramubwira ati ngo nirebe ibyo naguze. Umukobwa aramubwira ngo nashakaga ko frigo isa n'amarido. None ndakwinginze sheri, niba unkunda mbabarira iyi frigo uyikure hano. Yikoko yarayigura. Naho nabangiye kurongora nitangwa carte rouge. Urumva ntago banza wumvize imvune umuhungu yagize. Ngo arashaka ko iki niki, okay, ntacyo bitwaye, wenda ashaka ko umusore atarazi wagiye gushaka. Genzi kuteye utyo ntago nabigura tutajyanye. Ariko nkana kubaza umufuka uko ungana, niba uzaho urushaka ibintu bisa iki niki, yo concordance uje kugiramo contribution inganite. Now niba ubona ko ubukwe bugiye kuguhenda, kandi burya se nta ubukwe buhendera muri standard, wewe wasetinze ikiganiro wagiranye na mugenzi wawe, mpamya ko nimwemeza ko muzakodesha jardin ya make, ubu twino muki, mukazana twa dutebe tureture, twa tumeza tureture abantu urabona tuno tumeza bakoresha muri dîner mu ma cocktail bahagaze kavuga ati ndashaka ubukwe bw'iminota 45. Umusaza wahekeye mugenzi we aze kuza bahagarare, kan imwe iraha indi iri hano, umusaza ahamagare mugenzi we amubwira ati dore umugeni mwadusabye, ubushize mwaraje muratebutsa murakwa mukore ibi none twabahekeye. Umusaza mwakire, hanyuma DJ ashyiraho akaziki, muze mukate cake aho hantu muhare 30 minutes. Njye ntekereza ko nagira consistency muri ibyo bintu, ugakora ubukwe busa neza kandi butaguhenza. Ikigoye ngira ngo twavugaga ko ari ukugira ngo twe kwishyira ikamba mu mugozi kugira ngo nshake kwemeza abantu, kandi hari uburyo bw'ubusirimu. By the way, hari uburyo buhari bwiza wakoramo ibintu kandi udatanze menshi. Erega wari uzi ko bano ba investors bajya muri
muri bino bintu abantu bashora amafaranga mu masare mu madeko babishora kuko bazi ko turi weak bo gukonsoma ibibonetse byose kandi turi weak twiganana uko kwiganana guhesha abanyamahirwe investors bashira ishoramari muri ibyo bintu which is good kuko baraduprofita tukabishyura hanyuma dekoro nabonye ya miliyoni 15 quelque part nkagenda nkashega nkabani sheri umbabari natwe tudekore nka kuriya nitudadekora kuri rwose nzaba nta nagira ngo ko iryo ni itangiro ribi ry'urugo giye icyo nashaka kuvuga nuko wikwishyira mu kagozi girana ikiganiro gishingiye ku bushobozi mubona mu babyeyi mubona mu nshuti zawe mubona no muri wowe ibyo udashoboye kwa fodinga wibikora ariko simvuga ngo bagutwara utarongowe oya nta nega cyo nshaka kuvuga kora ibintu biri ku rwego bishobora ku niba wakofodinga miliyoni 80 good genda ubikore niba wakora ubukwe bwa miliyoni 50 ako niba ufite n'ubukwe bwa miliyoni n'igice yego reka society ibe yatanga room yuko uwo muntu nawe yakwemerwa ko koza ubukwe kandi mwene uwo mukobwa winjiriye aho ntagenda afite complex mwene uwo musore winjiriye aho ntagenda afite ikinego ibyo bijye ku nkwano bijye ku bindi ababyeyi bicare bamanure standard dufashe kubaka abana tutabikoreje umutwaro w'ibintu tugiye kwicaramo iminota 45 bigashiriraho nyamara rwa rugo dutangije tutaruhaye amaboko I would love you ko iyo nkunga yaboneka y'umuryango nibagura ikibanza yego niba bamenere amabuye ya fondation uwo musore atangire byibuze ave mu bukode nibavuge bati twashyize hamwe miliyoni 18 ariko nitubwa yose turaguha ebyiri zonyine aya 18 turashyira kuri konti wewe n'umusore mugende mubishyiremo mutangire aga project I would love ko twagira iyo mitekerereze yo kutangira gutwerera ingo muri ubwo buryo ariko umuhungu akwiye yishoboye wenda ibyo atari byo akeneye cyane ariko jewe sije bibangamiye je narashatse kandi ndanatwerera n'ubu harabo ngiye gutwerera sinzi icyo bazayakoza ariko nidutangira kuvuga mwe n'ibiganiro dutinyutse kandi tutarwana nagira ngo mwe kuntera amabuye twe kurwana kuko igitekerezo cyane singo ko cy'igitekerezo cyawe yego kandi ni cyawe singitera amabuye ariko twirebe twisuzume ntabwo nidukomeza gutya tuzajya heza afite ikintu kirimo gikomeye nuko ikintu wazize nuko kiganiro twakoze ntago cyari cyo kuvuga ku bukwe ari nayo mpamvu bafashe kara kantu konyine wanyujijemo mwani magambo icyo washakaga kuvuga ni buri wese agenda uko imbaraga ze zingana si ngombwa ko ukora ibintu nk'ibya runaka kandi ibyo ntitwanavuga ubukwe gusa twavugaga ensemble y'ubuzima yuko abantu badakwiye kwipasa muremure badakwiye kureba ibiriho birahinda birahangaha urusaku rw'ibindi ngo bigutwara umutima kora ibyo ushoboye kora ibyo ushoboye kwishyura baho muri package y'ubuzima bwawe hanyuma ibindi bizaze nuko wenda natanze urugero nk'ubukwe bw'iki gihe nk'inkwano z'iki gihe nk'ibi ariko ntago ariyo topic icya kabiri ikiganiro giteretse mu twagiraga inama abantu babana b'Imana uburyo bwa kirokore uburyo bwiza abantu bakoramo ibintu batagize peer pressure hanyuma mukanya hari ndaza kugisha inama ndaza kubikorera abantu batari bashaka hari inama nk'ebyiri numva ndi bukubaze Imana ize kumfasha nzihishurirwa ariko ndikumva byanga bikunda zihari hari ikintu ntekereje ntabwo maze gutaha ubukwe bwinshi pe nta na rimwe nari numva abantu barimo kuganira ngo runaka yakoze ubukwe bwa fake koko ngo bamusuzugure bamwite imbwa cyangwa umuntu udafite ikintu yagezeho kuko yakoze ubukwe bubi ariko hari abantu benshi bakora ubukwe cyangwa bagiye gutegura ubukwe bashaka kwigana ababarenzeho kugira ngo bemeze abantu bari kumwe nabo naho nkavuga niba nta muntu watahiye ubukwe ngo anengerwe imbaraga nke yabugaragajemo kubera icyo umuntu ashobora kwipasa umupira muremure abashaka kwemeza nde ko nubundi abantu babutaha baba nta kintu bazazirikana cyo muri ubwo bukwe komeza hita ukomereza mfite urugero rwiza rwa covid bwataga abantu bangahe
50 ntizubatse bikomeye cyane ntizimeze neza ibyo byose abana bo muvuze muri covid ntibabarahiza maternelle ntazihari zatandukanye bitewe n'uko bari abantu 50 aya ngumbure ko generation ya mbere ya covid ubu abana barangije maternelle yego kuko covid yabaye 2020 yego ubu uyu mwana afite imyaka 6 yego hafi 7 ubu ngubu bagiye mu mbere primaire kandi ameze neza yego bwaratashywe n'abantu 50 hari ibintu bitakibaho kera twasuraga abantu dushakura amafoto mu album mbwira hari abageni usuruka basaba album ngubu hari n'umuntu byitaho se nta muntu byitaho ikindi ubu dukeneye ubukwe ngeze abantu apangira amakwe 3 ku munsi ntabwo dukeneye ubukwe bumara amasaha 5 yaba twajyaga mu bukwe bumara 45 minutes ukavamo gatujya wajya mu makwe 6 ukabusapotiza abantu benshi nta muntu ugikunda ubukwe ajyamo kuva mu gitondo kugera nimugoroba yego harimo kwiganana harimo routine zitari ngombwa ariko ibi ntago mbivuze kugira ngo du simplifie ibikomeye kandi ibirori by'ababyeyi oya dukora iby'ingenzi hanyuma dukomeze iby'ingenzi ubukwe burangire ubuzima bukomeze icyo uvuze kirakomeye cyane nanjye ubwanjye ntabwo nzi ariko reka nkubaze abahungu b'iki gihe barongora bakambara amakoti akodeshejwe ugasanga ikoti ryambaye abageni 8 ubu mu gihe turiho ubu nafata ino shati nambaye nkayo umuntu yambare oya ntibisa nabi ariko kubera gushaka ibigezweho byihuta turambarana amakoti turambarana amasengeri turambarana amashati birasumwanara ibi nabyo abantu bafite business muri decoration ubu muranca umutwe mukomeze mu bicuruza ko turacyarangaye uri muri icyo business uri kwishyura business no impamvu babifite ni byiza nanjye nabishoramo ni opportunité kuko abantu barabikeneye abantu babikeneye as long as abantu badakeneye kwambara iryo koti ngo rihoreho jewe narumiwe wakwambara buto ikoti y'amabuto 12 nkambara buto imwe nyuma y'iminota 40 dutashye bikuraho kubyibuka byose byari ngombwa ntabwo byari ngombwa niba turakora ibintu bitari ngombwa ariko bidutwara menshi duhere kuri zo standard dushyiraho zitari ngombwa nyine tubigabanye now uzasanga ikintu kiba gikenewe mu rugo yewe no guhera mu cyumweru cya mbere ntabwo ari ibiganiro ntabwo umugore n'umugabo bajya mu rugo ngo bamara amasaha 5 baganira uko ubwo bwagenze bagera mu rugo bananiwe batangiye kureba ngo what's next harakurikira hiki now dushatse twakwigira ku kigihe cya covid yewe irimo amasomo menshi yego abantu baragendaga bakajya mu murenge ari abantu 5 ari abantu 10 bakarongora nta modoka za pipipi zari zirimo nta ma reception y'ibitangaza yari arimo kandi abantu barakwaga abantu bakajya mu murenge abantu bakajya mu rusengero abantu bakabana imfura zabo zirangije primaire zirangiza maternelle barajya muri primaire ni urugero rwiza ko igihe cyose dushatse gukora impinduka societe irabitwemerera tugorwa na routine zidutinzemo kandi iki gihe nta muntu uzi ko kiriya gihe nta muntu avuga ngo kuki utantumiye gute se kandi bitari byemewe bari abantu babaze bakataho ubukwe ntabwo mvuga ngo tugire ubwo bukwe bw'abantu 10-15 kuko ubukwe muri Afrika niwo muhango uhuza abantu dushobora gukomeza gukora uriya muhango uhuza abantu ariko kuki turemerera umusore ko agomba kutwishyura transport akatugaburira agataka sare ibyo bintu dusetinga nibyo bivuna abana bacu none se uravuga ati no mfite bisi zava Nyagatare mfite bisi zava Rusizi mfite indi twara abashangazi bava Rubavu kandi ngomba kuba transporta mushakira amafaranga niba utaho ubukwe itegere iba ariyo nkunga yawe hanyuma ntago dukeneye kwicara muri sale z'ibitangaza dukeneye kwicara aho ababyeyi bahuriye bakavuga ikibagenza bagahekerana tukubaka urugo hanyuma izo balance dusagura tukazishyira kuri konte zabo bakagura akabanza bakagura inka bagashora haba tugashimishwa nuko duteriye urugo mu bushobozi kurusha kubusenyera muri event nice now mukanya nari nakubwiye ngo ndashaka kugishiriza inama hari uyu musore arimo arategura urugo rwose arimo araganira n'umukobwa ari kumubwira imishinga arimo kumubwira ati kategura ubukwe tubigenze gutya umukobwa araje abantu ntibantera amabuye ko mpere kuri urwo ruhande kuko n'umukobwa ndaza gushaka icyo mubariza
umukobwa araje aramubwira ati reka bitagenze gutya ntambaye ikanzu yo muri ya nzu yitwa house of something ya miliyoni 3,800,000 ntago ndi buyabyemere. ntakora ubukwe hari ahantu muri Kigali hitwa A ntago ndi bubyemere, kandi aho hantu wenda bishyura miliyoni 10 tutabariyemo decoration tutari ibiryo. ubu ngubu ibiryo birimo business iteye ubwoba mu bukwe ko harimo amafunguro yo bagaburiye kabiri muri dote na reception bishyura amafaranga arenga miliyoni 15 na bande iri hejuru y'ibiryo. n'ababyeyi miliyoni 15 zikagendera mu biryo cyane, ukajya unabibona bari mu kubyandurura ibyo abantu basize ku meza. umukobwa akaza akavuga ati ngewe butameze nk'ubukwe bwa runaka ntago ngewe nta kintu ngende buvugane nawe, babara urugira inama umuhungu. iyo ni indicateur yuko kandi invitation zarasohotse, ubukwe buri wenda mu mezi 2 ari imbere. akora iki? niba ubishoboye kubikora ibyo gusaba bikore, okay? ariko niba utabishoboye uwo muntu arakwereka ko atiteguye kurongorwa, subika mariage, okay? usibize ngo nzakurongora mu myaka 2 imbere, sibira ubanze ukure. kubera ko umuntu ukwempoza gukora ibyo udashoboye azi ubushobozi bwawe, nimugera no mu rugo azagusaba gusimbuka urusikiramende so atasimbutse. uwo muntu azakubwira gusimbuka imigunguzi basobanyu batashoboye. iyi ishobora kuba indicateur nziza ikeneye ko ukwe ntabwo wamwanga, ariko ikeneye ko mwongera kuganira, hanyuma mukabaho kwemerana mu bushobozi mushoboye gukora. ariko niba ubishoboye genda ubikore. ashobora kuba abikoreshwa n'igikomere. hari abantu bashaka ibyiza uyu munsi kugira ngo babone validation, kugira ngo society bemere nabo bemerwe ko bashoboye ibi. ibyo akenshi ntibirimo kwirata gusa, akenshi bikorwa n'ibikomere. banza urebe niba ibyo byemezo mugiye gufata bidaterwa n'ibikomere by'amateka yanyu, kuko uyu munsi hari ikintu dushaka gukora kugira ngo natwe twemerwe kujya ku meza y'ibiganiro by'abandi y'abashoboye. natwe tujye mu, natwe babone ko natwe turi abantu. ibyo akenshi abo bantu bitajyanye gusa n'ibigezweho no kwigana abandi, harimo contribution y'ibikomere by'umuntu akenshi bikeneye kubanza kuvurwa, kuko mwene uwo muntu muhagurukanye mutyo urugendo si ruhire, imbere bishobora kutagenda neza cyane. ariko burya abantu bakwiye kuganira ko rero nashobora ibi, nakora ibi. icya kabiri, uwo muntu wipashije ushaka ibyo bintu ashaka ko atari stari yawe, ashaka ko atari urwego rwawe. reba niba ibintu utabasha kubona udashaka kugerezaho. let me tell you, wari uzi ko ku kigereranyo cy'imibare itari mitoya abakobwa bifuza babashyira muri projection yabo barebye mu mafilime nabo barebye hano hanze, ariko atari bo bagabo babifuza. reka nguhe iki kintu wenda tuzaze tukivuganeho gato. habuze gato bitewe n'ibikomere genda nyuzemo, nasanze umugore nashakaga mu maza ya mbere atari umugore, nashakaga mama. nashakaga umugore uza ufite imisusire yo kumbera mama, kubera manque ya mama. kutabashije kugira mama mu buzima bwawe. wari uzi ko abasore benshi bakora ikosa ryo kujya kurambagiza, bashaka kurambagiza abameze nka ba nyina, babashakamo abagore ko mbese bafite ishusho ry'ikintu bumva, ariko mu by'ukuri bafite gap ituma uburyo biintroduza uburyo icyo bashaka batakidefinisa neza. hanyuma wageze umuntu washakaga ko aba mama wawe, uwo mukobwa nawe akaza ashaka kumubera papa. iyi ni conflict. iki tuzakiganireho kuko kirimo ipfundo ry'ingo zisenyuka, expectations cyangwa ibyo umuntu yitega ku wundi. ugasanga jewe nigeze kumara igihe, ndetse nigeze gushaka kujya mu kigo cy'abamasera ngo nkodeshe umumasera njye mwishyura, ariko musabe kujya nza nkamwita mama. kubera ko naje gusanga mfite gap inkomereye. mama nawe yapfuye turi bato, agenda tutarabanye, agenda afite gap. now
muri chemistry yangize ubugabo nagiye mfite icyuho ku buryo nigeze kubwira umukobwa umwe ndamubwira nti ho kugira ngo ujye nkwita sheri ungemere njye nkwita mami yarambwira turaka uvuye I was not wrong ariko nari pushed n'amateka najyanye icyo cyuho gituma nshaka kwintroduce nabi nubatse neza byaje kugenda neza na Imana yaramfashije ariko ngira nkubwire ko even n'aha hantu iyi myiteguro yo gushaka abantu benshi hari igihe bashyiramo expectations z'ibyo babura agashaka ko agenda ashaka kubibona mu mugore uwo mugore ntabwo Imana yamuteguye kubera mama ntibaza nakubeshye nta nari umugore aza kubera mama umugore aza as a helper ajaje kugufasha ajaje kugufasha kwegera nyerekwa ryawe ngo rivemo ikintu ariko hari igihe dutinda ahantu umubano w'umuhungu na mama we hari igihe ashaka ko umugore ashatse agenda akaba nka mama we ibyo bintu uravuna umwana w'umukobwa gute se arabonye uko gute se aritwa umugore wawe ni nyina w'abana bawe ntabwo ari mama wawe yenda yagira compassion yenda hari ibintu yagukorera ukabona nibyo ababyeyi ariko ntashobora kurespondinga uwo mutwaro ushaka kumwikoreza wikwikoreza umutwaro umuntu utari uwe uwo mutwaro ushaka kumwikoreza si uwe ubuzima twabayemo bw'ubupfubyi nyuma genocide n'ibindi hari ukuntu abantu bagendaga begeranya ushaka ko uwo mugabo akubera papa ni byiza ko bamubona muri iyo shusho ariko kenshi ntabwo harimo amakosa menshi cyane hanagira ngo tutaza gufungura iyindi fenetre ni ikiganiro giteye ubwoba icyo kinini kijyanye n'ama expectations cyangwa iby'umuntu yitega ku wundi kandi tuzakigarukaho ahubwo unyemerere iki tugisoreze kuri akantu kameze gutya hari nkunda kugira amahirwe yo kuganira n'abajene benshi b'abahungu bari kugenda bakura abenshi ikintu cya mbere ahita gusubiza iyo umubajije ngo uzashaka ryari kuki utarashaka ahita akubwira ngo nta mafaranga mfite kandi koko bitewe n'uko nawe umuzi wenda aracyishakisha aracyakora wenda ibintu biciriritse bituma abasha kuramuka gusa koko bikaba ari byo kuko adafite amafaranga uyu muntu ukiri muri icyo cyiciro cyo kuba yumva nta mafaranga afite aje kukugisha inama ngo nguyu umukobwa nkunda namukuzaniye kugira ngo akuramutse numva twazabana ariko nta mafaranga afite wamubwira koko ngo genda utegereze igihe uzagirira amafaranga iyo babimbwiye nyabita bamaza ngo wumva amafaranga uzayagira ryari kandi angahe kuko njye simbyemera wowe bifata ute niye nta mushobora kugira wa muntu uzavuga ngo nta mafaranga afite ibyo bintu nzabyinjiramo ariko nabonye amafaranga uburyo Imana itekereza urugo igenda itanga umugisha waryo mu buryo mu buryo bugenda bufunguka bitewe n'intambwe bateye urugo ntago rwubakwa n'amafaranga gusa harimo n'igice cyo kwizera cy'Imana iza gukorera gusa si byiza kuzana umugore udashobora kubonera rasiyo ariko hari ibintu ugenda atangari nagiye gushaka matera yari matera ya 1.8 presque 2 metres umuntu w'umugabo arazaramwe ngo urivunira iki ngo uzasanga agace wowe n'umugore muryamamo ngo ari akantu kangana na matera simple cyabwira ukuntu ushaka kuyigabanya wari uzi ko kiriya kimatera cyo gushaka ngo 2 metres ko atari ikibuga cy'umupira mugiyemo igitanda cya 2 metres ikimatera cya 2 metres ni ukuri ahantu umugore n'umugabo baryama ni mu gapariti gatoya bateranyije ntihagera no kwijana nta nubwo ageze ntabwo agera muri metero ni ukuvuga ngo igituma tujya gushaka igitanda cya 2 metres ni uko twabonye ababaji babibaza ni uko twabonye abarongora babijyana icyo urumva ntabwo cyari impamvu ariko reka nguhe urugero rutoya ibyo byose wa muhungu we ushobora kwishyura rent ushobora kubona ibiryo twara umugore hari umugisha Imana izaguha mugeze mu rugo niba wishyura inzu niba ubasha kurya wishyura mwayibanamo niba urya mwasangiye niye nkubwire ko mu bantu barya ibiryo bike n'abakobwa niba ibiro 5 by'akawunga ubirya icyumweru cyangwa se ubyinuze ntugire ikibazo muzane mu bisangiye ko nawe hari byo yagufungurira gusa ikintu abantu bakwiye kumva a principe nuko uyu mugore aje hari umugisha ufunguka ari uko aje
ntabwo ukeneye kuzuza amazu y'ibitangaza ngo abone kuza. No, niba koko wa mugore twavuze ageze ku rwego rwa production, ari kuri maturité, aho nawe ubwe, by the way, umuhutuzi akaguha umuntu, umubwira ijambo akaguha imisozi, niba ari uyubujije ibi ntugire ikibazo, bizaza. Wow, nice. Gusa ntufate riske yo kuzana umwana w'abandi umushishizara. Ibyo ugomba kuba hari icyo ubasha kubona gito. Niba ushobora kwitunga ibyo bintu bigutunga n'ibyamutunga. Yego. Ibiganiro byanjye n'uyu mugabo kubisoza ni hatari. Urakoze cyane. Thank you so much. Twise kuri aka ngaka. Okay. Umugabo niyerekwa, umugore ni inkibeta. Urakoze cyane. Iyo bahuye. Inkibeta ni cya kintu kibitwara kigatwara ryerekwa kikariro. Turagiro rya ya vision. Iyo bahuye babyara igihugu. Urakoze cyane. Turabashimiye kwa gushyira umucyo ku bintu bijyanye n'ubukwe ndetse n'urugo by'umwihariko. Mwakoze kubana natwe kuri Eric Shaba. Uyu mugabo azagaruka, Eric Shaba Show azagaruka, turamufite, ntago ari umushyitsi, aba muri uru rugo. Thank you so much. Ciao ciao.